Ndakushuje cyane rero ndi Master Chef John nkuko bisanzwe nizere ko umeze neza aho uherereye hose. Iki ni cya kiganiro cya ubeho neza, teka neza urye neza kandi ubeho neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku rubuto rwitwa indimu. Indimu ndatekereza uzizi hirya hino kandi ziraboneka ku bwinshi. Hano ni kuri Master Chef Rwanda rero. Ku ndimu rero, indimu iratangaje cyane. Indimu ni urubuto rutangaje cyane ku buzima bwacu cyane. Indimu zongera ubudahangarwa bw'umubiri cyane. Impamvu ituma rero indimu yongera umubiri ubudahangarwa nuko indimu ari isoko karemano ya vitamine C. Indimu zirinda indwara zifata urwungano rw'inkari n'utuntu tumeze nk'utubuye tujya mu mpyiko. Indimu ifasha mu gukora inkari nyinshi. Iyo umuntu yanyoye amazi arimo indimu bituma ajya kunyara cyangwa kwihagarika kenshi. Uko kwihagarika kenshi bifasha mu gusohora udukoko tubi twa bacteria mu mubiri. Ibyo rero bikagabanya ibyago byo kurwara indwara zifata urwungano rw'inkari. Ikindi kandi ayo mazi arimo indimu ni meza ku mpyiko kuko agabanya ibyago byo kugira utuntu tumeze nk'utubuye tujya mu mpyiko. Niba rero warigeze uhura n'icyo kibazo cyangwa ufite impungenge zo kuzahura nacyo, gerageza kujya unywa amazi arimo indimu, azagufasha kukirwanya rwose. Indimu ifasha abantu bakunda kubabara mu ngingo. Hari abantu bakunda kugira ikibazo cyo kubyimba mu mavi cyangwa mu bujana. Ibyo akenshi biterwa nuko icyitwa acide kiba cyabaye cyinshi aho hantu. Indimu rero ikaba yifitiyemo ubushobozi bwo kukirwanya. Indimu irinda ibibazo bifite aho bihuriye n'umutima, harimo nko guturika imitsi yo mu mutwe, kurwara umutima bitunguranye, kandi indimu isukura amaso. Indimu ifasha mu buzima bw'umusatsi ugakura neza cyane. Vitamine C ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'uruhu rw'umuntu kuko irurinda kurwara kanseri zimwe na zimwe zifata uruhu. Ikindi kandi iyo vitamine C ifasha umusatsi n'uruhu kumeraho umusatsi kuri urwo ruhu kandi umusatsi ukamererwa neza. Hari abantu bafata indimu nk'intwaro yo kurwanya indwara z'ibyorezo nka kolera. Ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko hari ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba bikoresha umutobe w'indimu nk'intwaro yo kurwanya kolera, cyane cyane ko ari icyorezo gikwirakwizwa na bacteria. Ikindi kandi uwo mutobe bawukoresha nka antibiotique. Hari nubwo bakoresha indimu mu kwirinda indwara ziterwa na virusi nk'ibicurane. Akamaro rero k'amazi arimo indimu ku buzima bwa muntu. Indimu ni urubuto rufasha umubiri kurwanya indwara nyinshi. Ni urubuto rw'ingenzi ku buzima bwacu. Reka nkubaze, kenshi ujya ubona abantu banywa amazi arimo indimu bavuga ko ibafasha kunanuka? Ndatekereza ko bizi impamvu rero banywa aya mazi arimo indimu nuko agira ingaruka nziza cyane ku mubiri w'umuntu. Indimu ubwayo ikungahaye cyane kuri vitamine C na vitamine B nyinshi. Ikize kandi ku butare, magnesium, calcium, fiber na potassium. Kubera ko indimu kandi ishobora kwangiza ishinya yawe, ni byiza kutayirya yonyine kenshi. Biba byiza kuyifata ukayishyira mu mazi y'akazuyazi. Uretse ko kandi nandi wayakoresha nta kibazo. Iyo unywa aya mazi aha umubiri wawe ubudahangarwa buhagije kubera vitamine C. Vitamine C irimo ihagije inagufasha kurwanya stress cyane. Mu gihe ufite stress wumva rwose utameze neza, iyo unywa amazi y'indimu uragenda ukamererwa neza cyane. Amazi y'indimu afasha mu igogorwa ry'ibiryo no gusukura urwungano ngogozi. Ku bantu bagira rero ikibazo cyo gutinda kw'ibiryo mu nda, bakumva batumbye, batameze neza, bafite ikirungurira cyangwa se gutura imibi cyane, uyu ni umuti mwiza cyane. Amazi y'indimu asukura umubiri wawe
muri rusange. Niba rero ushaka gusohora imyanda n'ubundi burozi bwangiza ingingo zawe, uyu ni umuti w'ibanze kuko utera uturemangingo twawe gukora cyane ndetse n'umwijima ugakora neza. Impumuro nziza mu kanwa ukayihorana. Ku bantu bababara amenyo cyangwa barwaye ishinya, aya mazi y'indimu afasha kubivura ndetse n'abahumura nabi mu kanwa. Hehe no guhumura nabi mu kanwa kandi amenyo yawe akamererwa neza iyo ukunda gukoresha indimu, iyo ukunda kunywa amazi arimo indimu. Nyuma yo kunywa aya mazi y'indimu ni byiza guhita woza mu kanwa n'umuti w'amenyo. Afasha mu guta ibiro amazi y'indimu. Ngira ngo akenshi icyo kintu mukunda kucyumva, icyo kintu yenda nawe kikubaho. Amazi y'indimu afasha guta ibiro. Muti gute? Ibi nibyo benshi bayaziho kubera akungahaye kuri fiber, bikurinda mu kumva ufite inzara, bikakurinda kurya cyane. Iyo uyakoresha rero ugabanuka ibiro. Amazi y'indimu asukura uruhu rukarushaho gucya cyane, rukamererwa neza kubera ukuntu asukura rero amaso kandi akesha uruhu rugasa neza cyane. Biba byiza cyane uruhu, amaso bikamererwa neza. Amazi y'indimu kandi atuma uruhu rusaza neza, nta minkanyari, ugasanga uruhu rurakeye. Si ibi gusa akora kuko anarinda iminkanyari, agakiza inkovu zo ku mubiri iyo uyasigaho. Iyo usiga y'amazi y'indimu ku mubiri wawe, ku nkovu yawe yenda gukira, inkovu iragenda igakira. Amazi y'indimu kandi arinda kubyimbirwa. Ku bantu banywa aya mazi kenshi bigabanya aside nyinshi mu mubiri. Akaba ariyo mvano y'indwara nyinshi. Iyo uyanywa umererwa neza, bikagabanya aside mu mubiri. Usanga abantu kuri iki gihe bafite aside nyinshi mu mubiri, ariko nyamara niwifashisha iyi ndimu, izi aside ntazo uzahura nazo. Amazi y'indimu aguha imbaraga, ukagira imbaraga. Aha umubiri wawe imbaraga iyo ageze mu gifu. Si ibyo gusa kuko anafasha kurwanya kwigunga ndetse